iteraniro ry'umugisha rikorerwamo ibintu byinshi, kandi kuva naza hano sanga abantu basejemu muri abantu bakunda Imana mu byiciro byose mubamo, ariko naje kubakomeza ku mwami Yesu, kugira ngo twongere nk'uko Yonatani yagiye gukomeza Dawidi ku Mana, amukomeza kuwiteka, aramubwira ati humura ntabwo uzapfa kandi uzaba umwami. Nanjye ndagira ngo bakomeze ku Mana, kuko Dawidi yaravuze munsi umwe muri Zaburi ya 37 avuga ngo nari umusore none ndashaje meze imvi, sindabona umukiranutsi aretswe. Umushinga ukomeye ni ukuba umukiranutsi. Haleluya. Nta kintu na kimwe gishobora kugutesha, gikwiriye kugutesha kuba umukiranutsi. Ni umushinga ukomeye, umushinga mwiza, ku buryo Imana ihamiriza abakiranutsi. Kandi iyo Imana iguhamirije, na Satani arabimenya ko uri umukiranutsi, nawe ukabimenya ko uri umukiranutsi. Yesu nashimwe. Haleluya. Rimwe abantu benshi bahora bavuga ngo nta cyizere bigirira, ariko birakwiriye ko wigirira icyizere. Niba Imana uyigirira icyizere ko ikiza, ugomba nawe kwigirira icyizere ko wakijijwe. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Oh, haleluya. Haleluya. Shimiye Imana. Buriya Jerome se bumwe turangana, twavukiye rimwe kandi twaramenyanye, turamenyana. Nabasuye, nasuye Gashonga, nabasura, turabana. Ndashimira Imana ko Imana ikimurinze, namwe kandi ndabashimira Imana. N'ijambo ry'Imana burya nicyo ritubwira. Pawulo yandikira ijambo, yandikira Timote, yaramubwiye ngo irya mbere mu gusenga kwacu tujye tubanza dushimire Imana ko yaturemye. Ubashimire Imana, usengera abantu bose. Imana irashaka ko tutarobanura ku butoni, natwe ntiyigeze iturobanura ku butoni. Pawulo yandikira Timote mu gice cya 2, aramubwira ngo irya mbere musabire abantu bose, mubasabire, mubingingire, mubashimire Imana. Dukwiye kubashimira Imana ko muriho, dukwiye kubashimira Imana ko mwaje mu nzu y'Imana, dukwiye kubashimira Imana ko yabarinze. Oh, haleluya. Iyo dutekereje intambara zikomeye Imana yatunyujijemo, twumva bitangaje. Hari igihe tugeraho tukiheba, tukabona ko bicitse, ariko Imana ikatugarura. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndatekereza iyo Imana gusa yaguhamagaye biba ari iby'igiciro kinini. Nibuka ngera muri Kigali, nta Yesu baravuze ngo Yesu aza mu isi ntabwo yari afite ishusho yo kwifuzwa, ngo ndetse abantu bamutekerezaga ko yakubiswe n'Imana. Ariko akurira mu mibabaro, ngo akura ameze nk'ikigejegeje cyumburira mu butaka, kandi ubutaka nabwo bwumye. Ubu nibwo ubuzima bwa Kristo ari mu isi, kugira ngo abone uko atugeraho. Yesu nashimwe. Haleluya. Ubuzima bwa Kristo buratangaje. Abo twaganira nabwiye ngo
nanjye ntabwo ngambiriye kubwira abantu ko kwizera kwabo gukwiye gushingira kuri Kristo, kandi Kristo watambwe, Kristo wabambwe. Uyu niwe Kristo wazutse. Yesu nashimwe. Haleluya. Soma ijambo ry'Imana mbone nkomeze. Kadusome urwandiko Pawulo yandikiye Abiroma. Turasoma ibice 8. Yego. Turasoma duhereye ku murongo wa 12. Yego. Tugeze ku murongo wa 18. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 12 kugera kuri 18 haranditse ngo nuko rero bene data turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana udutakisha uti aba data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi n'abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhabwe ubwiza nawe. Amen. Ngeze ku 18. Haranditse ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana, kuko ibyaremwe byashizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'uwabibushizemo. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Turimo bene data, turimo umwenda. Turimo umwenda, kandi umwenda ukomeye. Turimo umwenda utari uwa kamere y'imibiri yacu, kuko niba dukurikiza ibya kamere y'umubiri tuzapfa. Aho niho umwanditsi umwe yavuze ngo turi Imana ariko tuzapfa nk'abantu. Ntabwo niba turi Imana, Imana yaraturemye mu ishusho yayo, ntabwo dukwiriye gupfa nk'abantu, dukwiriye gukomeza kuba Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Ntabwo Imana yaremeye abantu gupfa, icyaha nicyo cyazanye urupfu, ariko Kristo nawe araza arapfa arazuka kugira ngo urupfa ruhindure ubusa. Haleluya. Aruhindura ubusa, aruce mu irembo ritugeza ku bugingo buhoraho. Yarapfuye, niwe mfura yo kuzuka, yarazutse ari buryo bw'Imana. Haleluya. Adukorera ibintu byiza, aduha imbaraga ziyamuze mu bapfuye, natwe yaraziduhaye. Ntabwo dukwiye kuguma kwishyura utaratugurije. Ibikibazo turi kwishyura abataratugurije. Kamere ntacyo yakugurije. Bene data bakundwa, turi mu mwenda. Turi mu mwenda. Haleluya. Turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu. Nidukurikiza ibya kamere tuzapfa, ariko nitwicisha umwuka ingeso za kamere tuzarama. Haleluya. Birakunda rero, biremera kwicisha umwuka ingeso za kamere. Amen. Hari imbaraga. Uyu mwenda abanditsi benshi bagiye bawuvuga. Reka twihute turebe mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 13. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 13. Abefeso igice cya mbere, rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 13. Katubasome.
haranditse ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo abo Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Hano nigeze kuba mu iteraniro rimwe, umugabo wo muri Amerika arigisha, arabaza ngo abantu baramubaza, yarigishije ku by'ibimenyetso, baramubaza bateze ikimenyetso cy'Imana ni ikihe ku bantu, n'ikimenyetso cy'inyamaswa ni ikihe. Arababwira ngo ikimenyetso cy'Imana ku bantu ni Sabato, ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ngo ni icyumweru. Nababwira nturatsinzwe, atsinzwe. Hano turasomye ngo niwe namwe mwizeye, niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, nibwo butumwa bwiza. Haleluya. Amen. Kandi ibashyiraho iki ikimenyetso ari cyo mwuka wera ndetse n'ingwate. Haleluya. Amen. Imana irabidukorera. Iki kimenyetso yadushyizeho ni imbaraga, ni imbaraga ndetse zikomeye. Ni Imana iri kumwe natwe. Bibiliya iravuga ngo ntabwo tuzi gusenga, ahubwo umwuka bwe niwe udusabira mu ntege nke zacu, adusabira tunihira iminwa itavugwa. Haleluya. Haleluya. Amen. Nta kibazo kuba gusa wakiriye umwuka wera, kuba waramaze kwizera, abamaze kwizera umwami Yesu, abamaze kwemera ubutumwa bwiza, abashyiraho ikimenyetso, niwe mwuka ukuri. Ndetse kuri twe ni ingwate kugeza abo yaronse azabacungura. Haleluya. Haleluya. Izi ni imbaraga. Niyo mpamvu bavuga ngo izi mbaraga tugomba kuzicisha. Imbaraga zitubamo zigomba kwica kamere, gomba kuzicisha kamere. Turimo umwenda ariko si uwa kamere. Kamere ntacyo yakugurije. Niba umuntu agutuka ukamusubiza, wishyuye kamere. Niba umuntu akwima nawe ukamwima, wishyuye kamere. Niba umuntu akwanga nawe ukamwanga, urimo wishyura kamere. Ntacyo kamere yakugurije. Mvuko Yesu abivuga. Yesu afite amategeko aduha. Aravuga ngo ndabaha itegeko rishya, mukundane nkuko nabakunze. Haleluya. Nimukundana nibwo abantu bose bazamenya ko muri abigishwa banjye. Yesu nashimwe. Amen. Biravuga ngo tugomba kwicisha umwuka ingeso za kamere. Amen. Niyo ntambara tubamo yo kwicisha umwuka ingeso za kamere. Ntabwo twabyishoboza, ariko niba warumvise ubutumwa bwiza. Haleluya. Amen. Niba waramaze niwe namwe mwiringiye maze kumva ubutumwa bwiza, ijambo ry'ukuri aribwo butumwa bwiza, yabashyizeho ikimenyetso. Haleluya. Amen. Yabashyizeho ikimenyetso. Iki kimenyetso, izi mbaraga zituzaho cyane. Nibuka umunsi umwe narageze Kigali, narakiriwe Kigali, maze naratangiye kuvuga ubutumwa Kigali, nanjye baranyakira. Nubwo ntari inkwiriye, ariko baranyakira. Iyo Yesu yakwemeye, abantu Yesu yemeye, ntabwo twari abo kwemerwa. Bibiliya ivuga ngo niba yarabemeye, natwe dukwiye kwemerana. Haleluya. Turi mu mwenda ukomeye ko Yesu yaratwe. Abaroma ibice 15 umurongo wa 7. Reka twasome turebe uyu mwenda twishyure. Kamere yo gukomeza kututwaza igitugu,
kandi twarahawe umwuka wera twicisha umwuka ingeso za kamere. Umwuka ararimbura agenda yica ingeso za kamere. Turasenga twakumva zikomeza kutubizukana tugasenga umwuka wera akaza kazica. Haleluya, amen. ntacyo yaba tumariye atica ingeso za kamere. Reka dusome Abaroma 15 umurongo wa 7 haranditse ngo nuko mwemerane nguko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Amen. Ntabwo Imana yahimbazwe ite? Imana yaratwemeye, Kristo yaratwemeye, natwe twemerane. Ni ikibazo gikomeye. Niba Imana yaratwemeye, Kristo yaratwemeye, natwe twemerane kugira ngo Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe muri quartier iwacu. Imana ihimbazwe mu kazi aho dukora. Imana ihimbazwe. Jya ugira umwete woye kujya upfa kuvuga. Jya ubanza umara umwanya utekereza icyo ugiye kuvuga ko kiri buheshe Yesu icyubahiro. Yesu yabaye mwisi aritwararika bakamubwira ngo mwigisha mwiza, aravuga ngo unyitiye iki mwiza? Umwiza numwe gusa, kuko yari afite intego yo kubahisha Imana. Natwe dufite intego yo kubahisha Kristo. Haleluya, amen. kandi dufite intego yo kutababaza umwuka wera wadushyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku gihe cyo gucungurwa. Dufite urukundo Imana yaduhaye. Nageze ahantu hamwe, nigeze ngera ahantu Nyamanza muri Gitsimbwe, umuntu ambwira ikibazo, mugenzi wanjye ambwira ikibazo nari nagiye kuvuga ubutumwa, numva nzamuye kwizera kwish. Ndavuga nti ubu rero reka dusenge tujyane nkujyane Kigali, uzabaho neza, uzabona akazi. Nanjye ntako nari mfite, ariko ako nari mfite nari nagashimiraga Imana ko kuvuga ubutumwa. Ndamujyana mu kwizera, nkajya muyobora inzira, akambwira tese ko ahangaha mbonye inzira nyinshi ndanyura humura, ndanyura aho nyura abari hunyura. Muzana Kigali muri 83. Kuva yagera Kigali mushakira icumbi ntiyigeze abura akazi. Imana imukingurira amarembo abona akazi, abona akazi, acumbikaho nanjye ncumbitse, buke yabona akazi, kugeza ejo bundi yitahira, yatashye ari umupasitori kandi n'umuryango we mwiza. Haleluya, Yesu nashimwe, ahimbazwe iteka. Mbishimira Imana, shimira Imana akomeza kuba umwizerwa kuva yagera Kigali, akomeza kuba umwizerwa, intambara zimukoraho ariko ntibyamuhungabanya, akomeza kuba umwizerwa kugeza aho abaye pasiteri. Ejo bundi yatashye neza, tumuherekeza neza, atahana ubuhamya bwiza. Yesu nashimwe, amen. Buriya tutinya ubusa kubera ko kamere nta mbaraga ifite. Umwuka wera dufite niwe ufite imbaraga. Ntabwo dukwiye gukomeza kuba mu uyu mwenda. Koko twatandukana dute? Dutandukanire n'abandi. Yesu yaravuze ngo none se niba dusura abadusura, tugaha abaduha, tukanga abatwanga, twaba dutandukaniye n'abisi? Ko nabari ko babigenza. Turi mu umwenda. Haleluya, turi mu umwenda, kandi si uwa kamere y'imibiri yacu. Ntabwo ariyo yatugurije, twagurijwe n'Imana. Imana niyo yatugurije. Imana niyo yaduhaye umwuka wera. Imana niyo yadushyizeho ikimenyetso. Imana niyo yaduhaye ingwate, umurage kugeza ku munsi wo gucungurwa kwacu. Yesu nashimwe. Paulo yandikira Abefeso mu bice 4 umurongo wa 30 yaravuze ngo kandi nimuteza agahinda umwuka wera wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa kwanyu. Arakomeje kuzageza ku munsi wo gucungurwa. Haleluya. Tuba twaje gusenga, ariko ndagira ngo turwane intambara. Iyo ni wumvira umubiri kugutegeka muri no minsi abantu barimo guhumanura, kuzirura ibyaziraga, ibyo baziraga kera batangiye kubihumanura.
kubizirura ariko bari gukabya bari kwishyura umwenda bari kwishyura utarabagurije ni Yesu watugurije. Haleluya. Yaravuze ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data azabaho undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Arabisobanura neza aravuga ngo niwe mwuka ukuri. Nibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi ariko mwebwe muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Iyo abaye muri twebwe yica afite imbaraga zo kwica kamere. Haleluya. Ya kamere y'ubugugu hari igihe natekereje ngiye nabonye umugisha mu kubana n'abantu nabagireho umugisha mwinshi. Nagize ibibazo nkajya sonza nka mu gikoma kiri mu munyu ariko umushyitsi yaba atekereje kuzi wanjye nanjye ubwanjye nifuzaga ko mbona abashyitsi kuko nta gihe umushyitsi yigeze kurarira ubusi wanjye. Ntabwo abantu ntabwo intwari arizo zinesha hanesha intwarane. Yesu nashimwe. Haleluya. Abo twari kumwe igitondo nagiye mbaho ubuhamya. Kuba muri Kigali ntabwo bizoroshye. Ni urugamba. Nabaye muri Kigali urumva Kigali maze mu imyaka 42 ni mikeya ni myinshi. Ndi muri Kigali Imana ikakomeza indindira muri Kigali mu mpanuka zose kandi ntabwo nigeze mpema gukorera Imana. Nta nubwo nigeze hari ukuntu umuntu aba mu buzima akajya yibobota akavuga ati ariko ngewe Imana yabihanaguye mu mutima wanjye kuko namenye ko ari kamere ndimo nishyura. Warera imfubyi nta nkunga ubonye utanabishyize kuri media ugategereza ingororano. Haleluya. Ntabwo kwakira abashyitsi bizatuma ukena ahubwo bizakuzanira umugisha. Yesu nashimwe. Umwanzi ni utubwira ngo ibyo warugiye ukabara akagushyira mu mibare ariko nukuri kwakira abashyitsi. Imana yaravuze ngo kwakira abashyitsi yabigize itegeko sibyo. Haleluya. Mu Baheburayo igice cya 13 yabigize ngo nimukabure kwakira abashyitsi kuko bakiriyemo abamarayika. Yesu nashimwe. Oh haleluya. Nabaye mu buzima bukomeye mbona ko abantu bose ari inshuti zanjye. Ngera ahantu numva nagutse mu mutima ndaguka mbona abanyarwanda mbona abanyetorero mbona itorero n'inshuti mbona itorero n'umuryango mbona itorero n'abavandimwe numva nta muntu numwe nasubiza inyuma kubera ko nanjye kuba nagera mu Kigali nibo banyakiriye no kubaho none ubu mfite inshuti kubera ko mfite abantu mu itorero ni bande bankorera byose si abanyetorero. Yesu nashimwe. Haleluya. Kandi bikomeye tujya duhura nabyo. Yesu nashimwe. Mfite umwanya muto yadeka nse nubirambura gatoya. Umwenda turimo umwenda ariko uyu munsi ndagira ngo Imana idufashe. Bibiliya avuga ngo si wa kamere y'imibiri yacu ko niba dukurikiza ibya kamere y'umubiri tuzapfa ariko niba twicisha umwuka ingeso za kamere tuzarama tuzabaho iteka ryose. Yesu nashimwe. Ubwo Yesu ariho natwe tuzabaho. Hari icyo Imana yavuze ngo uburyo Imana yavuze twasubizwamwo ibisubizo byacu
muri Yesaya ibice 58 yabuze uburyo ubundi buryo bwo gusenga, uburyo twasenga bikazagira ingaruka no kubazadukomokaho. Oh haleluya. Bikazagira ingaruka. Ntabwo ari ibintu bigoye babyeyi, ntabwo ari ibintu bigoye bakozi b'Imana, ntabwo ari ibintu bigoye. Ibyo Imana ivuga tuzubashye twabona umugisha, twaba tuyobowe n'Imana kandi twaba tuyobowe n'Umwuka Wera. Yesu nashimwe. Imana ntishimira ko hari aba bantu tuboha mu mitima, ngo uyu nguyu yaranyambuye none ntazajya mu ijuru. Iyo Imana yarikurikije ibyo nawe ntiwari kuzajyayo. Numuboha ko atazajyayo nawe ntuzajyayo, sibyo? Kandi ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Tugomba kubohora abantu ingoyi z'urugomo, tugomba guhambura abantu imigozi y'uburetwa twababoshye. Tugomba gutuza Imana mu mitima yacu. Yesu nashimwe. Kuba turiho, ntugire ngo turiho kubera ko twakoze cyane cyangwa twasenze cyane, ahubwo hari ubundi buzima Imana yatuzaniye. None se nkumva mbeshejweho n'iki? Mba mbeshejweho nande? Ko Imana agiye yanteguye kera ikantandukanya n'ababyeyi. Nabasize muri 81 nibwo nasize ababyeyi ku Kibuye. Nakiriwe nande? Mbi Kigali. Imana iteka ryose igutegurira umuntu uzakwakira. Imana yaranteguriye Kazimira aranyakira kugeza aho menyanye n'abandi benshi, kandi sinatinyishije umutima wanjye n'intambwe zanjye kugenda. Yesu nashimwe. Amen. Oh haleluya. Haleluya. Kadusome ijambo ry'Imana bone nkomeze. Some Yesaya 58 dusoma duhereye ku murongo wa 6 tugeze 12. Yesaya 58 murongo wa 6 tugeze 12. 58 umurongo wa 6 turagera kuri 12. 6 haranditse ngo ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya zawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakuja imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi, ukihotorera umushonji, ugahaza umunyamubaro, umucyo wawe uzahera kuvire mu mwijima, kandi urwijiji rwawe ruzatumuruka habe amanywa y'ihangu. Amen. Aha, komeza. Uwiteka azajya kuyobora, azahaza ubugingo bwawe, ubugingo bwawe azabuhaza mu bihe by'amapfa. Azakomeza amagufa yawe, uzamera nk'urutoki rwuhirwa, kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama. Amen. Komeze. N'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse, uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa uwica ibyuho, kandi usibura inzira zija mu ngo. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Aba twari kumwe ku cyumweru narababwiye ngo ntabwo bazaruhira iki? Ubusa. Haleluya. Amen. Nabwiye ko tukwiye kwishingikiriza ku masezerano. Iki jambo ry'Imana rivuga nugihagararaho uzatsinda. Haleluya. Kamera uzayitsinda. Kuri jambo ririmo imbaraga. Nubohora abantu ingoyi z'urugomo, abantu waruhambirije
imigozi, ufite abantu wahambiriye, ufite abantu waboshye, waradanangiye, abasinzi abababarira, ababaramemukiye. Ibyo byabujije umwuka wera kuza muri wowe, bituma ukorana na kamere, ugumamwo umwenda w'Imana, ahubwo uri kwishyura kamere. Iyo imeze utyo, ugenda no mu nzira uri intambara, ugenda ufunze amakofe mu mutima, ugenda wumva wamuterura ukatura hasi. Umugabo umwe yaravuze ngo iyo uvuze ngo runaka wamwica, ukuboko kuba kwakuvuyeho kwagiye kumwica. Dukwiye kuba abakristo babohotse neza, ku buryo n'Imana nidusura isanga tubohotse, ibone icyicaro muri twebwe. Yesu nadusura asanga umutima wawe uguwe neza, nubwo waba uri umukene, ariko asanga umutima wawe uruhutse, asanga umutima wawe utuje, ajya nsura. Niyo mpamvu nkunda kumva ijwi ry'Imana, nuko ajya nsura agasanga umutima wawe uguwe neza. Njya kubatizwa mu mwuka wera muri 81, najyaga ndara umutima nawucecekesheje, nakumva hari ibindi bishakujemo, nkabyuka nkabicyaha, nkongera nkaryama umutima ucecetse. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo nimugaruka mu gatuza muzakizwa, mwituze no mu byiringiro no muzaherwa imbaraga. Aravuze ngo gusenga, kwiyiriza ubusa Imana ishima, nuko wabohora abo bantu bose waboshye, nuko wahambura ya migozi y'uburetwa. Umuntu umwe nigeze kumva teremusi imenetse, umukozi iturikana umukozi mu ntoki, ashiguka avuga nabi ngo yo ngurayimenye nayo sha, ngurayimenye ngo uzimazeho, ngo nzayagukata we, ngo nzayamaraho. Nukuri ntatekereje ko inamutwitse, ntatekereje ko nawe ubwayifoshe yamuturikana, ahita avuga ngo nzayamaraho, nzayakata, nzayamaraho. Ese umunsi uzayakata, uyu mukozi akagenda akajya kuraho utazi, umwuka akakotsa igitutu, uzabigenza uti? Uzajya kumushakira hehe? Turi mu mwenda, ariko si wa kamere y'imibiri yacu. Mwikwishyura kamere ntiyabagurije. Mwumva ibyo Yesu avuga. Haleluya. Mu mirimo kw'imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu, aravuga ngo umuntu nakurenganya, umwanzi nakurenganya, umusabire umugisha, umusabire wimuvuma. Nigeze akajambo kamwe karamfasha cyane, arambwira ngo iyo wishimye hejuru y'umwanzi wawe yagize ibyago, Imana imukuraho uburakari yari imufitiye ikabugushyiraho. Kwishyura kamere n'umwanzi w'ibyiza. Kamere n'umwanzi, kamere si umukunzi wacu, kamere si inshuti yacu. Haleluya. Yesu nashimwe. Umuntu umwe nigeze kugurisha igipande cy'urugo rwanjye. Umuntu arambwira, kandi umwene data arambwira ati mfite mbonye moto, none tuyiteranirize nikoreshe izajye dutunga. Ndagenda ndemera, mfata uruhande rumwe rw'urugo, inzu yari ihari ndayigurisha, make yasa n'uyiteje cyamunara, 190. Imiryango ingahe? Kubera ko ntabwo ubukode bwari bwabigenda, kandi nanone numvaga yarambwiraga ati buri cyumweru nzajya nguha 10,000. Numva nabaye umukire. Nubara ngira 40,000, nzaba nabaye umukire. Ndayigurisha, turaza tugura moto, turayikoresha neza, ashyira mu muhanda. Kwezi kwa mbere kurashira, nsimbonye sinabona n'ifaranga. Ngiye kumureba, arambwira ati yo, ati naraguhemukiye mukozi w'Imana, ati nanjye nagize ibibazo byinshi, reka tuyihe umuntu dufunguze konti. Ajya yashyiraho, ayimuha iminsi 3 arayimwaka. Ukintu ese ko wisha amasezerano? Yari yaje kwimurikira umudamu, ati n'umushinga wacu. Ariko umunsi umwe tugeranye ku irembo ahangejeje, ngwino tujye mu rugo tubiganire. Ati ntaho nje. Ubundi se ko numva ubivuga nkaho duteranije.
hari ibintu burya bitaremerera umuntu ko numva uyivuga nkaho duteranije none atarakareka ariko bitarigendera yatsa moto arigendera shaka abagabo batatu barimo umuyobozi turicara arangira ati na amafaranga ngana gutyo yabaho nta rupapuro afite naruzane rupapuro ndarubura yari yambwiye ati umuntu w'umubyeyi wanjye se twakwirirwa twandikirana n'inkwambura n'inguhemukira Imana izampane arangije abari cyo avuga abari cyo azana cya mbere ndavuga nti koko ntarwo ubwo ari ntarwo rero deka tubyihorere ku mutima ni n'ubundi ntabwo umuntu atari isanzwe intunze Imana yantunze n'ubundi zantunga Yesu nashimwe oh haleluya hari ibintu bitakuremerera ukomeze uhambire ukomeze urwane ukomeze reka da urabaho kukazinukwa Yesu yaravuze ngo nimuguriza abantu muzajye mubaguriza mubohotse mudatekereza ko bazabaguzura kugira ngo mutsinde kamere Yesu nashimwe haleluya oh Imana nishimwe yavuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana abantu bemera kuyoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana ntabwo ari abahawe umwuka wera hari abahawe umwuka wera benshi barangije banga kuyoborwa nawo nese we ntubizi umwuka wera ntajya kubwira ati harunaka igitenge ukavuga njye si igihe nari ngikeneye nagihawe nande umwuka akakubwira ati wigira icyo ukora jya kwa runaka ukabyanga nifitiye ibibazo ntabwo njyayo umwuka wera tukamutsembera kandi yenda koherejeyo kuko bamanitse imbabura yarazi ko nugeraho yimanura ariko wanze kumvira umwuka wera turimo umwenda Imana nidufashe ntabwo abantu bahawe umwuka wera ubundi bakwiye kugendana ubwoba Bibiliya yavuze ngo ntabwo twahawe umwuka w'iki wubu udusubiza he umwuka w'ubwoba umwuka w'ubwoba udusubiza he mu bubata cyangwa umwuka w'ububata udusubiza mu bwoba umwuka w'ubwoba bakristo deka turebe neza aho umwuka dufite n'uw'imbaraga cyangwa n'uw'ubwoba ufite ubwoba ko uzabaho none se ngiye ko nabayeho umuntu wavutse ntareba nkangize imyaka 68 ndashobora no kureba imbere haraho nageraga nkahanyura ari hazima nagaruka ngasanga bamaze kubatsinda igiti nkakibirinduka hejuru agahanyura ngasanga ari hazima nagaruka ngasanga bahacukuye umwobo nkawugwamo kandi nkawuvamo none ndagize imyaka 68 nta gufa rivunitse Yesu nashimwe oh haleluya intambara zabaye ni wowe warinzwe n'imbaraga izi mbaraga nituzisunga zizaturinda Petero yaravuze ngo nta muntu ushobora kwirinda ngo atagwa ahubwo turindwa n'imbaraga z'Imana n'imbaraga z'Imana zibarinda yaba twabihaga agaciro tukazishyigikira tukabana nazo tukabyizera zakomeza kuturinda Yesu nashimwe muri 83 numvaga hari igihe uba mu buzima ukatekereza se kuko umuntu ashobora gukora icyaha hari ibihe nabayemo ntekereza nisi umuntu yakora icyaha ngiye kumva numva umubiri wanjye wananiye muri 83 wananiye kandi ndi umusore maze imyaka 5 nkijijwe maze imyaka 3 mbatijwe mu mwuka wera ndi kumvuga ubutumwa bwiza ngiye kumva numva natewe n'irari ryaka nk'umuriro Imana ibi ni ibiki koko bimbayeho nawe Imana hari ibintu ibitwigisha ko byashoboka nawe bizakugeraho ngo ugire urukundo wowe kwanga
woye kwanga umunyabyaha, woye kwanga umunyabyaha, ahubwo umusabire, ahubwo umuririre, ahubwo umwingingire. Natwe twari abanyabyaha, abantu baraturirira, baratwingingira. Muri Yesaya igice cya 57 umurongo wa 18 haravuga ngo nabonye ingeso ze nzamukiza, nzamukiza muyobore, musubize ibyo kumumarana umubabaro hamwe n'abamuborogeye bose. Abakristo muri iyo kamere yadutwaje igitugu, amarira yarashize. Ntabwo tukirira abanyabyaha, ntabwo tukibwiriza abantu ngo tubahindure. Yesu tubahinduye baza basa bate? Tugomba guhindura abantu kuko natwe twahindutse. Yesu yaravuze ngo abantu bazererezwa mu nyanja no mu misozi guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yabo, ariko yaje abakuba inkubwe ebyiri kuba umwana wa Gehenomu, kubera ko nabo batakijijwe, kubera ko izi kamere zose zikibategeka. Nibaza nabo tuzahindura, bazaza nabo badukubye inkubwe eshatu, inkubwe ebyiri. Turimo umwenda, ariko se wa kamere y'imibiri yacu. Ntabwo kamere yigeze ituguriza, nta sano tugirana na kamere. Kamere niyo kudutwaza igitugu, kamere niyo kutwicisha, kamere n'umwanzi w'Imana. Umutima wa kamere utera iki? Urupfu. Ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Haleluya. Abaroma 8:6 aravuga ngo umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Haleluya. Turi abakristo ba Kristo, twifuza neza koko tufite inyota n'inzara byo kuzajya mu ijuru, ariko mu mitima yacu hakaba harimo umwijima n'ibitutsi, harimo urwango n'umujinya. Twazagera muri iryo juru dute? Kandi turenda kurigeramo. Ndi kwibaza abantu, ari jewe, ari bashemu, ari bajani, iki kinyejana ntikizadusiga hano. Turashaka kwezwa ngo tugende no mu mutima n'umwuka wera duhamiriza. Umwuka wera amanutse ntiyigeze asubirayo, ari hano ategereza gusa ko umuha ikaze ngo ature mu mutima wawe, ature mu mutima wawe. Niba ukennye bibwire Yesu, niba urwaye bibwire Yesu, niba umuntu akwanze bibwire Yesu. Numukunda n'imbaraga zizaba zije kwica kamere, n'imbaraga z'umwuka wera. Kw'Imana n'urukundo, na kamere yayo Yesu n'urukundo. Yesu nashimwe. Oh haleluya. Nigeze kwibaza, ndibaza abantu bandusha kwizera. N'umugore wanjye ubwa nashatse nabonye ndusha kwizera. Kunyemera numvisa afite kwizera. Kwemera Gakumba, Mana yanjye. Kwemera Gakumba wamubwiye, twariganire nkamubwira nti kurya no kureba ku musaraba no kunywa no kureba ku musaraba. Mwana igihumbi impembwa. Wabwira umuntu gutyo se uri muri kamere akaba kikwemeye? Kareka. Uba wabwishe mu buryo bw'umubiri, uba wabwishe, ariko mu buryo bw'umwuka buba butangiye. Yesu nashima. Kumva ababyeyi batangajwe nuko baje kuntahira ubukwe, bazi ko ari jewe batari bafite icyizere. Mu bana biwacu bose twabanye, twabyirukanye abo nkurikira n'abankurikira, bashiki banje beza n'abakuru banje ntibari bakoze ubukwe, ariko kuko nizeye Imana nkabana nayo, Imana iriyubahisha. Imana iriyubahisha. Umukobwa nabwiye amagambo akomeye, ndamubwira nti nukuri simpembwa n'igihumbi. N'imyaka yangira ruti yawe ni 37, yawe ni 23. Ni wacu nitujya no kubasura uzasanga bari mu nzu y'ikigonyi isakaje umukenyi, niyo ndaramiza bishaka isakaje ibirere. Nibibazo bazanabikubaza iwanyu ntibakijijwe, bazakubaza ngo kuki wemera umuntu utareba kandi abareba bahari. Ntusubize nona, uzasenge. Amaze kunsubiza naje narihuse
njya kubwira umushumba wanjye Serusho kibanyoboraga, ndagenda ndamubwira nti nabonye fiance. Araseka arigaragura hasi aravuga ati ariko Gakumba ko naheruka gukijijwe urumva utaguye. Kandi yaje kubibwira nerega nibyo yabonaga nkwiye kuvuga ubutumwa, ariko ubushobozi mfite si ubwo gutunga umugore, ariko Imana yari ifite ubushobozi bwo kumutunga. Imana mu Mana yo, mu bushobozi bw'Imana hari byose, harimo imbaraga, harimo ubutunzi. Yesu yarabivuze. Oh haleluya. Yurya Yesu ndamukunda kubera ko abanditsi ubu butumwa bune buvuga impande zose za Yesu. Haleluya. Buvuga impande zose za Yesu. Aba banditsi uko ari bane bavuze Yesu n'impande ze zose, kandi bamuvuga uko ari. Matayo avuga ubwami bwe, Yesu afite uruhande rw'ubwami. Hanyuma Mariko avuga ko ari umukozi, ikimasa. Haleluya. Yesu ageze mu isi yaravuze ngo ntabwo naje gukorerwa, ahubwo naje gukorera abandi. Mu migani 8 akavuga ngo nabanaga nayo ndi umukozi w'umuhanga. Haleluya. Yesu ni umukozi. Niwe wadukoreye, ntabwo ari twe tumukorera. Niwe wadushatse, ntabwo ari twe twamushatse. Yesu ni umukozi. Luka nawe avuga uruhande rw'ubumuntu bwa Yesu, aravuga ko Yesu yari umuntu 100%. Aravuga ngo umwana w'umuntu yaje gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Haleluya. Arangije Yohana avuga ubumana, araburondora ahera ku ijambo rya mbere, arinda soza kivuga Yesu ko ari Imana. Amen. Izi mpande zose nizi. Haleluya. Ibintu byose biramuvuga, ibintu byose biramuhamya, ibintu byose bihamya. Iyo wamwakiriye, ntabwo wakwakira umwami w'abami ngo ugumane urwango. Ntabwo wakwakira umwami w'abami mu mutima ngo wakire umwuka wera ugumane ubusambanyi, ugumane ubujura. Yewe bwantwaje igitugu ndabuzi, ariko icyo nakoze niki, nazamutse njya mu ishyamba mara y'icyumweru, iminsi 7 sinumva n'ijwi, sinarota n'inzozi, ariko Imana turayizera ko iri ku kazi. Haleluya. Tugihari nta kindi twumvise, ahubwo twiyumvisemo kumanuka ngo tujye kubwira mu rugo ko tukiriho, ariko tugeze mu nzira dusanga Imana yagiye aho ibibazo byacu biri. Haleluya. Wirirwa n'umutima ukunze, iyo wabikoranye umutima ukunze, umutima umenetse, Imana iri mu kazi ijyaho ibibazo byawe biri. Icyo gihe naratangaye, twaramanutse dusanga Imana, uwo muhungu twari kumwe witwa Rutayisire, wari inshuti yanjye magara. Tumanutse dusanga umuntu yari arimo 100,000 ahagaze ku muhanda, aradutegereje kandi atazi aho turi. Naho n'Imana yahamuhagaritse kugira ngo uwo munsi isubize ikibazo cyacu. Haleluya. Arahamagara ati Rutayisire, narakuze none ndakubonye, ngwino tujyane mu rugo. Arahindukira arambwira ati nukuri umutima, ati numvise umutima nguwe nabe, uwo ni wa wundi imbere mu ideni, ati none umutima wanjye urahagaze, niwo murashaka twarasenze. Haleluya. Tugeze mu rugo aratwicaza n'umutima mwiza, arihuta ajya kuzana impapuro z'amasezerano, arazisoma, arangije ati namenye ko wakijijwe, ntabwo nshaka gukomeza kubura amahoro. Impapuro arazica, aravuga ati umwana ndawuguhariye. Yesu nashimwe. Imana ntiyashubije se? Utegereje iki? Imana irashaka ko ubanza ukamenya ko wavuganye n'Imana igihe wicariye hano mu ijambo ryayo, ko wabonye Imana mu ijambo ryayo, ko wumvise Imana mu ijambo ryayo. Haleluya. Nirangiza nayo irajya kuvugana n'ibibazo byawe. Wicaye aho ivugane n'indwara yawe. Ntiwashobora kumenya ko byarangiye, ariko iratangira ishonga buhoro buhoro. Yabwiye igiti umunsi umwe yanyuze ku giti cy'umutini, agishakaho imbuto arakitoshye cyane, agishakaho imbuto arazibura, arangije azibura arakivuma, ati ntuzongere kwera ukundi. Bacaho baragenda, bagarutse
Yesu abanyuza kuri cya giti ba Petero basanga cyarumye, arababwira ngo cya giti cyarumye, arababwira cyumye nk'ikivuma. Iyi ndwara akivugana nayo itangira gucika intege, ihera mu mizi ipfa. Haleluya. Mperetse guhagarara imbere y'iteraniro ndimo nigisha ko Imana ibona ko nkunda guhagarara cyane. Umuntu araza narikabuye, umunyamasengesho yibereye mu iteraniro ntamuzi, marayika ngo aramubwira ngo uri uhagaze imbere n'umukozi w'Imana, ngo none ngo abantu bagambiriye ko azagendera mu kagare. ngo none ngo dore kuriya kuguru kwe kw'iburyo ngo kurimwe ikibazo, ngo kurimwe ikibazo, ngo abantu bagambiriye ko azagendera mu kagare. Ngo ako kanya bakivugana ngo azayihuta asanga aho mpagaze, akora mu itako ryanjye akuramo ikintu kimeze nk'urusinga arakijugunya, arabwira ngo Uwiteka arirahiye ko atazagendera mu kagare. Yesu nashimwe, kuko wamukoreye arirahiye ko utazagendera mu kagare. Gukorera Uwiteka bifite umumaro mwinshi. Haleluya. Ndimo ntegura ubukwe, byarantangaje. Naravuze nta mafaranga nari mfite, nta n'uwanyijeje ko azabunkorera. Noneho bukeye ntegura ubukwe, turandika, ndavuga ubukwe bwanjye buzabera mu ishyamba, reception niho izabera. Abo twakoranaga Mudenge na Ntwane barambwira bataruka ntukajyuzana ubupfu, ntabwo muri iriya shyamba ubukwe bwahabera, iriya nzira nimbi ntabantu bazaza hano, n'intebe ntabwo zahajya zacika. Andika mu rusengero ko hariho ubukwe buzabera. Kubera ko nigishwe kumvira, ndabyandika kuri invitation, kandi ntanga invitation. Gakunzi Jean Marie Vianney wakoraga muri impumyi ya ADEPR anyandikira invitation nyinshi, 1,180 ndazitanga. Turangirira kuzitanga, twandika ko tuzakoresha fanta amagazi ya 50, tukakoresha n'inka n'imigati 2,000. Umusaza rero ufite mama wacu Manyembwe Etienne arambaza atari ko ubundi watumiye abantu bangaye. Natumiye abantu 1,180. Aturi umupfu, naherukaga abapantekote bagira ubwenge, ariko wowe uri umupfu cyane, uretse no kubona icyubaha ntuzabona naho bicaza. Ndamubwira nti uwo munsi uzabona Imana nkorera yicaza abantu, ubona Imana nkorera ibagaburira. Guhamya nibyo byiza, nicyo gituma ntanga n'ubuhamya. Nifuza nanjye nicaye numva mwatanga ubuhamya kuko buramfasha, kandi umuntu yongera kugaruka mu ikizere, n'uwari ukibuza arongera kugarurwa mu intege. Niyo mpamvu kenshi uzabona ubuhamya bwa Pawulo, biriya ni ubuhamya. Yesu nashimwe. Haleluya. Noneho barabyandika, nanjye nigira kuvuga ubutumwa, nifatira amezi 2 njya kuvuga ubutumwa muri Rusizi. Base bumwe turamenyana, ariko twabonanye maze kuzunguruka, mvuye Nyakabwende, mvuye Kiziho, mvuye Karengera, mvuye Rwimbogo, mvuye za Rubona, mvuye za Nyantomvu na za Nyamigina. Ngarutse abantu baranyara, ariko warasaze, umaze kwerekanwa, none ugiye kuzerera. Ntabwo nzerera, hazerera Satani. Jewe ndakorana n'Imana, Satani ni uzerera. Ntukongere no kuvuga iryo jambo. Bibiliya avuga ngo Satani, umurezi wacu Satani, azerera nk'intare yivuga ishaka wiconshomera. Ntabwo umuntu w'Imana azerera. Yesu nashimwe. Ndagaruka, buriya tuba turi mu kazi, ariko Imana nayo iri mu kazi. Kandi kuko nari nerekanywe n'umukobwa utagira akazi, ndetse utazwi n'abantu, ku buryo abantu bahise bankuraho amaso. Nta n'uwaje kumfelicitation, batwerekanye barigendera. Ariko Imana mu bana
Dawidi yaravuze ngo nubwo data na mama bandeka, Imana ntizantera izantarura. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndambagije data atabizi, mama atabizi, twaratandukanye. Imana yantandukanije nayo niyo twari kumwe. Nabasize ku Kibuye, none ndambagirije i Kigali. Noneho turategura, Imana iragenda irafunga kugeza ku wa kabiri, ubukwe buzaba ku wa kane. Tugiye mu nama y'ubukwe, basanga muri ya magazi 50 dufitemwo amagazi ya 5, dufite n'amafaranga 7,000. Mudenge wari uyoboye iyo nama aravuga ati, Gakumba rero twumvikane, rya shyamba wateguye ubukwe buzaberamo reka tukwemerere abariho buzabera, kubera kuriya n'umuhanda mubi abantu ntibazamanukayo benshi, abazajyayo izi fanta zizabahaza. Umutima wanjye ugubwa neza, uranezerwa, nsohoka nezerewe cyane. Haleluya. Nsohoka nezerewe kubera ko igiye aho nasengeye, kandi umutima wanjye waruguwe neza, warugushijwe neza no kuzavuga ubuhamya muri iryo shyamba. Abinyabisindu batumvise ubutumwa batajya mu rusengero bakaza bakarya bakanywa bakumva n'ijambo ry'Imana. Nicyo nari mfitiye amatsiko cyane. Haleluya. Natumiye korari enye, korari Hoziyana, korari y'amahoro, korari abahetsi, na korari y'urubyiruko n'abigisha. Hanyuma turuvuga ubutumwa, nsohotse ako kanya nsanga mpura n'ikamyo ingemuriye. Iyo uri mu nzira Imana ishaka, Imana murakorana, imigisha Imana irayirekura. Ariko iyo uvuye mu nzira ntabwo ntubona n'uburuhukiro, ntubona n'ituze. Nicyo cyatumye muri Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 16 haravuga ngo Uwiteka avuze ati, nimuhagarare mu nzira murebe, mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ntabwo byakunda kutuze uruhuka wataye inzira. Nimureke dusubire mu nzira. Haleluya. Inzira z'abakiranutse tuzigeremo, tuzinyuremo. Harangije arambwira, arampamagara, ndamwibuka ni Jean Paul mukuru wa Saba Yesu Aimable Regional. Sanga arampamagara ati, Gakumba ati nimundangire kwa Gakumba, bati nawe ari hano. Arampamagara ati mfite inzugi nkuzaniye zivuye Gashonga. Jero aracyahari? Zari zoherejwe nandi ubwo. Imana ishimwe. Hari umuhungu mwiza w'inshuti yanjye witwa Niferesira, muri muna opereje gusa, yohereje inzugi 6 z'imisave. Nisima, bohereza nisima zivuye Kamembe. Arangira amwe ati, mfite niba hashaye amafaranga ugatangira kuza yisukiranye. Amakomande yose kuwa 3 ndayakora. Dore naje hano Gikondo gukora komande y'inka. Hari umwana w'inshuti yanjye nawe witahe witwaga Jose na Madarina. Nawe aravuga ati, jewe inka nzayikubagishiriza nziza iryoshye. Niwe wayizanye. Haleluya. Ibintu byose biraza. Ubukwe bwateguwe mu gitondo saa 5. Saa 5 twari tugeze mu rusengero kandi twanasabye. Kwicara mu rusengero turahatinda. Abantu babonye ko tuhatinze. Ari umukobwa umwe Imana ikoresheje witwa Emma, ajya kuzana abakameramani mu Inyamirambo, basaba abayobozi ati, mwe muretse kubasohora bicare mu rusengero. Abantu batangira kuduhera kado mu rusengero. Yesu nashimwe.
Imana irararika abantu udashobora kurarika. Imana irabararika. Upfa kuba utari kwishyura umwenda mubi wa kamere. Upfa kuba waremereye Imana umwuka wera akica ingeso za kamere. Arabishoboye yica ingeso za kamere bigakunda. Yesu nashimwe. N'umwuka twahawe si ubwo budusubiza mu bubata. Twahawe umwuka udutakisha ngo abadata. Ntabwo ari utuma duhamagara mama yomzaye atakina ariho atanakumva. Ni umwuka udutakisha ngo abadata. Dufite data udapfa. Dufite data udahinduka. Dufite data udakena. Haleluya. Dufite data uguha ubwiza akakubahiriza. Abatinya Uwiteka bose arabubaha. Haleluya. Birangiye baraza abantu batuzanira amakado twicaye aho ngaho. Turangije bategura koroteje turagenda. Imodoka nazo ziraza zipakira intebe zo mu rusengero. Nta ntebe nimwe yavunitse. Ubwoba bari bafite nta byabaye. Tujya mu ishyamba. Korari enye, korari Hoziyana, korari Amahoro, korari Abahetsi, korari Urubyiruko rw'Iremera. Bajya mu ishyamba baradendeza. Intebe zose zo ku musozi barazizana. Abaturage bose nicaye mu modoka. Uwitwa Mudenge araza arambwira ati habonetse fanta 35 ariko hari amafaranga. Tujye kugura izindi zuzure 50. Nimwihute muzigure. Imodoka zari zihari bajya kuzigura. Yesu nashimwe. N'abamayibobo bamanutse bose bamaze imisi batanga ubuhamya. Abandi baza ku rusengero baravuga bati nta handi twigeze turya ngo tunywe keretse kwa Pastor Gakumba. Bangize Pastor Uga. Yesu nashimwe. Ababyeyi bararira. Bari bakihari. Ni naho duherukana muri ubwo bukwe. Ubukwe bwararangiye barataha duteganya ko tuzajyayo. Ariko umusaza yaraje, yari umucuruzi uzwi muri Kigali, araza aranjyana ku ruhande ubukwe bushoje arambwira ngo Pastor, Imana ndayibonye. Mbonye Imana igaburira abantu, mbonye ibicaza, nzajya nyibwira abantu. Yesu nashimwe. Ni Imana ishaka ko ititangaza. Hashize iminsi mike hari umupfumu witwa Simba Sonze wari umaze wararaga agasozi kose agahungabanije. Simba Sonze n'abagore bakomeye bari batangiye kujya bahaparika amapajero. Ukeraza arambwira ati nta kakote wambonera ngo tujyane gusenga. Ibintu abantu bamaze guharurukwa. Turi kwishyura kamere. Mwabibonye ko iby'Imana abantu barimo babiharurukwa. Twirirwa gusa mu bukwe bw'abakobwa bacu n'abasore bacu ni bamakanyaga birirwa baririmba ngo nibyo byiza, nibyo bigezweho, ni umuco, ariko ntibishoboka. Iby'Imana ubukwe bukwiye kubahwa na bose kandi bukwiye kubugirwamo ubutumwa. None ntabwo twarabirushye. Ibi rero nibyo bitwereka ko turi kwishyura utaratugurije. Korari zacu ziririmba neza, abahanzi bacu baririmba neza, byibuze bashyizemo n'indirimbo z'Imana iryo jwi rigakomeza. None se abarusiya abakomuniste mu masare yabo habaga mwiki igihe bangaga Imana bashaka ko abana babo batamenya Imana? Habaga mwijwi besitaramwe amajwi aho ravuga ngo nta Mana ibaho, nta Mana ibaho, nta Mana ibaho. Hanyuma bari muri ayo masare bose bakajya basohoka ijwi ririmba mu mitima yabo ngo nta Mana ibaho. None turi kuvanga iby'Imana, turi kubita hirya. Mana nidutabare, Mana niturengere. Mwaretse nukuri turi mu mwenda, tubyemere. Turi mu mwenda atari wa kamere y'imibiri yacu, turi mu mwenda w'Imana, turi mu mwenda w'urukundo Imana idukunda, turi mu mwenda umwuka wera twohererejwe. None ibyo akunda nibyo turi kwanga. Iyo ugaburiye kamere cyane yirukana umwuka wera.
ariko iyo ugaburiye umwuka wera cyane wirukana kamere. Tugiye gusenga Imana, ntabwo twakomeza zibaye na 37 ya minota yanjye nyirengejeho, de muhaguruke dusenge. Saa 10:37 turagira ngo niba wumva waratsinze iyi kamere, Bibiliya yatubwiye ngo umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana, ariko benshi siko bimeze. Benshi barishidikanya, benshi baravuga ntituzajyayo, ntitubizi. Koko niba utabizi, uyu mwanya rambura ikiganza tugusengera Imana, tugusengera Imana. Biravuze ngo niba tubabarana na Yesu tuzaraganwa nawe, tuzaraganwa nawe niba twemera kubabarana nawe. Kandi ibya hano ntibikakuza umunezero. Mbonye kumuba imibabaro y'iki gihe itakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Wibigereranya ntibigereranywa. Haleluya, ntibigereranywa. Murabizi ko muri icyo gihe jewe nubwo erega Imana ifite ibintu yabitse ahantu, ubutunzi buhishwe. Yabwiye Kuru ngo izamuha ubutunzi buhishwe mu mwijima, nibwo igiduha. Twabye umwana wacu wa mbere, Imana yandokoye, yarandokoye muri 94 nari ahantu nsengera abantu, nigisha ahantu neza, mbona byarangiye, urupfu rwanyegereye, ndasenga ndatwarwa rwose, mbona abantu b'Imana bari kujya ahantu heza, nanjye nsaba kujyayo. Ariko Imana iragenda irantambagiza, iranyereka. Mbona umuntu arampamagaye arambwira ngo wowe ntabwo upfa, ntabwo upfa, ahubwo uzakora mu gihe gikomeye. Kuva uwo munsi ubwoba burashira, ubwoba burashira, birarangira sa n'utewe ikinya. Ariko muri jenoside mu kwezi kwa 5 nibwo twabyaye umwana wacu w'imfura. Ibintu byose byashize, Imana izana ibindi. Haleluya. None wa mukobwa nakundaga wagize kwa kwizera, tubyarana abana 7. Yesu nashimwe. 7. Imana irabizi ko ntize, ariko ayo ntize bazajya bayika, barayize. Haleluya. Kandi ndimo mbasengera ngo Imana ibasohozeho amasezerano yambwiye. Yesu nashimwe. 7 kuva muri 1993 2017 iravuga ati igihe kirageze rero, naramugutije, none deka mutware. Iramutwara amara ibyumweru 2 hariya muri koma muri CHK. Irangije ijoro rimwe neza namenye ko birangiye, ndayibwira none se ko birangiye ndabigenzane. Ambwira ngo ndaguha imbaraga, abana sebo nabo ndabaha imbaraga. Nivuga byinshi, vuga biki. Yesu nashimwe. Haleluya. Iramutwara, irangije duha imbaraga zo gukomera no kwihangana. Abantu bose bavuga amagambo menshi, ndetse harimo abambwiye mwisi yashize ndi gutanga ubuhamya, harimo abambwiye ngo twebwe Imana tubabarire kuko twaze tuvuga ngo yaba ari we wari upfu. Mu mitima y'abantu bihuta gutekereza ibintu bitagira umumaro. Umubabaro utera abantu kuvuga ngo yaba ari we wari upfuye, ngo ubusasigaye wenyine ngo azamare, ubundi se sinari impari. Kandi Imana ishimwe, nta muntu wamundambagirije, n'umwuka wera wamundambagirije. Ngiye n'umwuka wera nityo twajyanyeyo. Nige n'umwuka wera. Haleluya. Nige n'umwuka wera. Ndaho ndikomera, ndihangana, nkomeza kurera abana, mbona abana banjye ndabarira, tubanye neza. Ariko Imana ntiyashima ko nguma jyenyine. Umwuka wera yongera kujya kundambagiriza undi. Haleluya. 2019 Imana irongera irashingira. Data,
data arongera aranshingira, abandi ntibari bakihari ariko data yarahari. Data udahinduka, nubwo umusiga ariko we ntiyagusiga. Reka twemere tumugarukire. Haleluya. Hari ushaka kumugarukira uyu munsi waba warasubiye inyuma, yarumbiye kamere, yaratwajwe igitugu na kamere, uyu munsi akaba yarambura ukuboko tukamusengera Imana muri riteranira akakira umugisha w'Imana. Urahari? Cyangwa mwese murakijijwe twise tubasengere tubasabira umugisha? Tugiye gusenga. Yenda babahagurukije kenshi ariko Imana ishimwe. Erega n'umugisha, ndakubwiye ukuri, uza uri umuntu w'umumaro. Uza Imana iyo yizeye kugira umuntu w'igiciro, uri umuntu w'igiciro mu maso y'Imana. Tambuka tugusengera Imana, mutambuke tubasengere. Umuntu wumva akeneye gusengerwa Imana, akakira imbaraga z'Imana, akakira imbaraga zica kamere, imbaraga zinesha kamere. Ntuzongere kwishyura kamere utukana, ntuzongere kwishyura kamere usamba, ntuzongere kwishyura kamere urwana, ntuzongere kwishyura kamere umwitabe, ntuzongere kwishyura kamere wangana. Imana ikwicire kamere. Muze tubasengere, muze tubasengere. Akira imigisha iva ku Mana, akira umugisha, nawe uraba umugisha. Imana yavuze ngo ibwira Aburahamu ngo nujyaho aho nzakwereka nzaguha umugisha, nurangiza nawe uba umugisha. Abazagusabira umugisha bazahabwa umugisha, abazakuvuma nzabavuma. Ngwino witabe Imana, witabe Yesu, aguha umugisha, aguhindura umugisha. Abahindura umugisha muri quartier, abahindura umugisha aho mukorera, abahindura umugisha aho mutuye, abahindura umugisha mu miryango yawe. Muze abahindura imigisha. Uyu mwenda twarishyuye kamere, twararushe, nta nubwo twazayishyura ngo tuwuvemo, ariko tuzapfa, bizarangira dupfuye nk'abantu. Ariko ntacyo, niba n'abana nabo muze kubasengera. Muduhinja nitwo tuzaba bakoze ejo bundi. Haleluya. Amen. Aba bana nabo turabasengera ukwabo, ariko nimureke dusengera aba bakuru. Yesu nashimwe. Hari undi usigaye wasubiye inyuma, uyu munsi akaba ari isaha ye yo kubyuka, ngo Imana imubyutse, Imana imuhe imbaraga guhera iyi saha byandikwe mu ijuru ko abyutse atazongera gusubira inyuma ukundi. Imana ibandike mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Reka dusenge dusabe umuyobozi watuyoboye. Shemu naze adusengera Imana. Shemu nahageze, reka sabira aba bantu, reka tubasabe aba bicaye muhaguruke, ariko kandi bicaye ni muhaguruke kwishimira badakikiye abana mujye juru. Ariko reka tubaze aba bantu bapfukamye hano, niba abatarabatizwa, batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, bateye ino ntambwe ari ubwa mbere bazamura ibiganza tubasengere by'umwihariko. Hari abarimo batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, batarabatizwa mu mazi menshi, nibazamura ibiganza. Dukomere Imana amashyi, ndabona ari babiri. Haleluya. Ni batatu Yesu. Hanyuma harimo n'abandi bagiye basubira inyuma hari, cyangwa se bari baciye mu zindi nzira, ariko kandi namwe mwateye no ntambwe ndabizi neza ko Imana ibasha kubagira neza, ikongera ikabaho. Yesu ashobora kubagira neza kongera kubahuza n'Imana. Reka tubasengere mwese hamwe, ariko by'umwihariko nidusoza muraganira na Fabrice, arabayobora gatoya hari abaganirize, abagira inama. Usibye mukecuru we arasubira mu cicaro ciwe kuko ahora atambuka kenshi. Reka dusenge. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, turaguhimbaje, turagushimiye ko ari wowe uhamagara abantu. Bibiliya iratubwira ngo ntawe ushobora kuza kwa data atari wowe umureheje. Mu izina rya Yesu mukiza wacu, kandi nta unyura mu ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo kwizera niko gutuma umuntu yumva, ariko cyane cyane iyo yumvise ijambo ryawe agahinduka rwose. Ijambo ryawe riramuhindura rikamugira umuntu muzima, umuntu utenewe, umuntu ukwiriye, umuntu umeze nk'uko ushaka. Aba bene data n'abashiki bacu batambutse imbere yawe mwami, turabasengeye kugira ngo ubereshe amaraso ya Yesu umwana wawe ukunda. Ayo niyo yonyine mwami yabasha kudukura wizaha. Mu izina rya Yesu mukiza wacu, abaje kwakira Yesu umwami n'umukiza wabo bwa mbere, ari abari barasitaye bakagwa mwami, bongeye